Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Nk'uko mubizi ni Florier Musabyimana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 5. Duhere ku murongo waho wa 12. Haranditse ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu bose bahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo. Nyamara bizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore, byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira mu mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, tugiye kuganira ku gitangaza abigishwa bakoze kijyanye no gukiza abadayimoni, kwirukana abadayimoni. Iyo usomye Bibiliya, ijambo ry'Imana ritwereka ko ubwo abigishwa bari kumwe na Yesu bahuye n'umuntu urwaye abadayimoni, hanyuma barasenga bati mu izina rya Yesu dayimoni hunga. Ariko umudayimoni ntiyahunga. Baravuga bati mu izina rya Yesu w'i Nazareti dayimoni hunga, ariko ntiyahunga. Baravuga bati Petero intumwa ya Yesu yirukanye abadayimoni, bagerageza ubishoboka byose abadayimoni ntibahunga, ahubwo naho guhunga baravuga. Barababwira bati uwo Yesu muvuga turamuzi, ndetse nabo bose muvuga turabazi, turabizi ko bafite imbaraga, bafite ubudahangarwa. Ariko se mwebwe muri bande? Muri bande? Ndagira ngo turi kuganira kuri aya magambo twibukiranye ko abadayimoni bari mu buryo bwinshi. Ubundi igishushanyo cya dayimoni ashushanya ibikorwa byose biterekeye Imana. Ubundi mu by'ukuri biba bikorwa n'imyuka mibi ya Satani. Iyo myuka mibi rero niyo myuka y'abadayimoni. Imyuka y'abadayimoni ishobora kugaragara cyangwa ntigaragare. Abantu benshi bazi ko umuntu urwaye abadayimoni ari wa muntu usara akajya ku muhanda ku buryo abadayimoni bamukoresha bakamuvugisha. Ariko siko bimeze. Abadayimoni bari mu moko yose. Hari abadayimoni batavuga b'ibiragi, hari abadayimoni batabona, hari abadayimoni batumva. Donc abadayimoni bari mu moko yose, ariko umuntu wese utari mu ruhande rw'Imana biroroshye, birashoboka ko dayimoni yamusura akamuturamo akamubamo, ariko imbaraga z'Imana ziramwirukana.
aha rero tugiye kuganira ku gitangaza intumwa zakoze cyo kwirukana abadayimoni. Aha dusomye niho turi bwifashe nta nubwo turi bujye kure cyane, ariko ikintu nshaka kugira ngo dukuremo kimwe cyonyine ni iki ngiki dusoma kuri uyu murongo waho wa 11. Umurongo waho wa 11 uratubwiye ngo bambe uyu murongo wa 14, nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwamo abantu benshi b'abagabo n'abagore. 15 byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Reka mbabwize ukuri, kuba mu Mana ntuyimenye ni akaga gakomeye cyane. Mu Mana harimo imbaraga zishobora gukora ibirenze n'ibyo utekereza ko bibaho, nawe ubwawe ukajya wibaza niba koko ari wowe biri kunyuramo bikakuyobera. Hari umuntu ugira impano yo gutanga, agatanga kugeza ubwo aniyibagirwa, ku buryo anasubiye inyuma akareba yakwibaza ninjye wabitanze, ku buryo inzara indya ibyo nari bifite byose nabitanze. Hari umuntu usenga akagera ku rwego nawe ubwe yitangara akavuga ati ntabwo narinzi ko njyewe ubwanjye n'umubiri wanjye nshobora kumara amasengesho y'iminsi 7 ntarya ntanywa, ntabwo narinzi ko nabishobora. Umuntu muri we atunze ubutunzi nawe ubwo atazi, ariko ashobora guhishurirwa n'umwuka wera akabumenya. Uyu Petero dusomye niwe wihakanye Yesu, niwe wari kumwe n'intumwa birukana abadayimoni babasuzugura, babavugiraho, barabacunaguza, barababwira ati ayo mazina muri kuvuga yose turayazi ko ari abagabo bakora ibitangaza, ntitwabegera, ariko mwe nta mbaraga, mwebwe muri bande? Abadayimoni banga kuvamo. Ariko umunsi umwe bakurikije ibyo Yesu yababwiye, imbaraga zije, akora ibitangaza, kugeza ubwo bafataga abarwayi barwaye abadayimoni bakabashyira mu nzira, bakamushyira mu ngobyi, bakamuzirika neza, bakamenya amakuru y'aho Petero ari bunyure, bakamushyira mu nzira, ngo byibuze nta cyizere ntibyari no gukunda ko Petero ari mu mubone, kuko abari bamugaragiye bari benshi, ahubwo bakavuga bati byibuze araza kuhanyura izuba riva, izuba niriva igicucu cye kize kunyura kuri uriya muntu. Ndagira ngo mbabwire ngo yageze ku rwego abasha igicucu cye kibasha kwirukana abadayimoni. Ariko twe abakristo usanga umuntu akijijwe imyaka 15, ariko ugasanga baramuroga inyonjo, baramuvugiraho, baramucunaguza. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo ni manke y'imbaraga, uko nukubura imbaraga z'umwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ngo impamvu abantu badusuzugura bakatuvuga bikabarangira gutyo, bikabagwa amahoro, bakigumira mu buzima n'umudendezo, bakagusebya, bakakuroga, bakakwanga, bakakugenza bigakunda, bakakumaraho urubyaro, bakagira bate, nukubera manke y'imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ngo dufite isezerano ry'uko nta kintu na kimwe kizatubaho Imana itabitubwiye. Hari urwego rero aba bantu bari bagezeho, izi ntumwa zari zigezeho, ku buryo usibye no gukora ibitangaza n'ibimenyetso, naho anyuze hasigara ibimenyetso by'uko haciye umukozi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo gukizwa birashoboka, kubana n'Imana birashoboka, kubana na Kristo birashoboka, kugera ku rwego aho uciye hasigara ibimenyetso by'uko haciye uwabanaga n'Imana. Nibyo byabaye rero
noneho bigeraho umuntu abanyuraho arwaye abadayimoni bagakira bakirukanka bagahita bamuvamo, ku buryo utari no kumenya ko uwo muntu arwaye abadayimoni, ariko ukabona bamuvuyemo abaye umuntu muzima, nawe ayobotse inzira y'Imana. Aha rero hakijijwe benshi, ariko bitavuye ku mbaraga zabo, bivuye ku Mwuka Wera. Niyo mpamvu mbifurije kugira ngo mutunge Umwuka Wera, mumushakane imbaraga, mumutunge mu buzima bwanyu, kandi azabayobora mu kuri kose. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, Imana ituyobore. Mana Data wa twese, tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Turakwinginze kugira ngo uriherekereshe imbaraga zawe, n'abaryumvise ribashe kubagirira umumaro mu gihe nk'iki, maze tugushakane umwete, kuko imbaraga zo warazitwemereye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.